bavandimwe inshuti z'umusaraba dusangiye urugendo rujya mu ijuru, nk'uko dusanzwe tubigenza mu gihe cy'iminsi mikuru yacu nk'itorero rya Kristo, umufasha wanjye Mukayigire Virginie, nanjye ubwanjye Pasiteri Usabwimana Samuel, tunejejwe no kubifuriza iminsi mikuru ya Pasika, kandi ku munezero duhorana w'agakiza twahawe na Yesu, twongereho n'uyu munezero dutegereje twahishuriwe mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye ab'Ikorinto, ibice 15 umurongo wa 20 kugeza ku wa 23, aho agira ati: ariko noneho Kristo yarazutse, niwe muganura w'abasinziriye, kuko ubwo urupfu rwazanywe n'umuntu, niko no kuzuka kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu. Nk'uko bose bokojwe gupfa na Adamu, niko bose bazahindurwa bazima na Kristo, ariko umuntu wese mu mwanya we, kuko Kristo ari we muganura, maze hanyuma abakristo bakazabona kuzuka ubwo azaza. None se umunezero wacu uri hehe? Uri mu kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Ijambo riratubwira ngo kuzuka kwe ni umuganura, natwe tukazakurikiraho. Hari igihe tuzazuka, hari igihe tuzazuka. Azaba ari ibihe by'ibitangaza binejeje umugenzi. Reka twongere twumve urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye ab'Itesalonike, ibice 4 duhere ku murongo wa 13 tugeze ku wa 18. Ariko bene data, ntidushaka ko mutamenya ibyo basinziriye, mutababara nk'ababandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazana na Yesu abasinziriye muri we. Iki ni cyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kuza kuza k'umwami, tutazabanziriza na hato abasinziriye. Kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru, aranguruye ijwi rirenga, havugwa n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko muranishe imibabaro kubwirana aya magambo. Turabizi neza ko kuri Pasika tunezererwa agakiza twahawe, dukura ku musaraba igorogota hariya. Kandi ni byiza, kuko twabonye umudendezo, twabonye ibyiza byinshi umwami Yesu yatwihereye, yaduhaye ubutware bwo kunesha ibyaha, yaduhaye ibyiza byinshi n'imigisha myinshi twabonye muri Kristo Yesu, nk'uko tubisoma mu rwandiko Pawulo yandikiyeho mu Efeso igice cya 1 duhereye ku murongo wa 3. Aravuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo niyo na se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru, nk'uko yadutoranije muri we isi itararemwa, kugira ngo tubabera tutariho umugayo imbere yayo. Kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo, kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo. Niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, niko kubabarirwa ibicumuro byacu, nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri, ubwo yadushagirijeho bukatubera ubwenge bwose no kumenya, itumenyereje ubwiru bw'ibyo ishaka kubw'ineza y'ubushake bwayo, ari byo yagambiriye kera, kugira ngo ibihe nibisohora ibone uko iteraniriza ibintu byose muri Kristo, ari ibiri mu ijuru cyangwa ibiri mu isi. Ku bw'ubu natwe twarazwe umurage,
tubitwarijwe kera nk'uko Imana yabigambiriye, ikora byose nk'uko ibishaka mu mutima wayo, ngo tuba gushimisha ubwiza bwayo, twebwe abiringiye Kristo uhereye kera. Niwe namwe mwiringiye, mumaze kumva ijambo ry'ukuri, niryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera, niwe washyizeho ikimenyetso, nicyo Mwuka Wera mwasezeranijwe, uwo twahaweho ingwate yo kuzaragwa wa murage, kugeza ubwo ab'Imana yaronse izabacungura ubwiza bwayo bushimwe. Bene data rero, tunezerwa agakiza turimo mu minsi ya none, niyo migisha yose tubonera muri Yesu Kristo. Ariko hari undi munezero urenze dutegereje, ni ukuzasanganira umwami Yesu mu bicu. Kandi uko tubyumvise, abapfiriye mu mwami wacu Yesu Kristo nibo bazabanza kuzuka, natwe bazaba bakiriho kugeza kuri uwo munsi azagarukira, duhindurwe tuzamuranwe nawe kumusanganira mu kirere mu bicu. Hazaba ari umunezero w'igitangaza, kandi bizaba ari ibintu tubona nk'aho ari bishyashya, ariko twasezeranijwe, twabitse mu mitima yacu, kandi bizatunezeza cyane. Nk'uko twabyumvise rero, Yesu niwe muganura. Cyagiye yazukaga kuri Pasika nyine, akazuka mu bapfuye, anesheje Satani, anesheje urupfu, anesheje biriya byose n'ibyaha byose, azamukanye n'abera. Natwe niko tuzazuka, abazaba barapfuye igihe azagarukira, kandi bazaba bakiriho, bazahindurwa nabo, si imibiri twambaye tuzajyana, n'indi mishyashya, tuzamuke tujye gusanganira umwami mu bicu. Niyo mpamvu rero twumvise ngo tunezerwe cyane ko twabahawe agakiza, katwinjije muri ayo masezerano, ariko cyane cyane tunezerwe ibizahishurwa kuri uriya munsi, ubwo impanda y'Imana izavuga, tukazamurwa mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Kuko rero intego yacu ari ugukomezanya muri uru rugendo, kugira ngo hatazagira umuntu n'umwe uzagwa agahanguka akava mu byizerwa atasorejwe ariya masezerano. Twongeye dusome amagambo dusanga mu byahishuriwe Yohana ibice 22 umurongo wa 12 tugeze ku wa 14. Aravuga ngo, dore ndaza vuba, nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alfa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Hahirwa abamesera ibishura byabo, kugira ngo bemerwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu marembo, binjire muri rwa rurembo. Imana idufashe cyane. Bene data, tumese ibishura byacu nanone, twitunganye, dutegereze umwami wacu, kuko agiye kugaruka kujyana itorero, tuzinjiye muri wa munezero twavugaga, tunezerwa kuzuka kw'abapfuye, umuzuko w'umwami. Nanone mu byahishuriwe Yohana ibice 19 umurongo wa 7 kugeza ku wa 8 akavuga ngo, tunezerwe twishime, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye, kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka yabera. Aya magambo tubaye twifuriza Pasika nziza rero, nayo kudukomeza twese. Agakiza twaragashyikiriye, twarihannye, umwami aratwakira, twandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Ariko uru rugendo turimo, umwanzi Satani araturwanya cyane ngo agushe abantu batarurangije. Rero turabakomeje, natwe twikomeza, turwana intambara nziza. Bene data bashiki bacu, twe gusubira inyuma, twe kugwa, twemeye no kwitanga bibaye ngombwa, twemeye no kwicwa bibaye ngombwa, kugira ngo tuzagira iherezo ryiza. Kandi umwami Yesu azadufasha, kuko muri urwo rugendo iyo duhuye n'ibikomeye, yaduhaye umufasha, ari wo Mwuka Wera. Aradukomeza, akatuyobora mu kuri kose, akatwihanganisha, ndetse akadufasha kwihanganira ibitugerageza byose. Kandi mwibuke iminsi ya kera, uburyo mwihanganiraga imibabaro y'intambara myinshi, mumaze kuvirwa n'umucyo, ubundi mugahinduka ibishungero, mugatukwa, mukababazwa.
ubundi mugasangira imibabaro n'abagirwa batyo, kuko mwababaranaga n'imbohe, mukemera munezerewe kunyagwa ibintu byanyu, mumenye yuko mufite ibindi mwabikiwe birusha ibyo kuba byiza bizahoraho. Nuko rero ntimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu bufite ingorane ikomeye, kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Haracyasigaye igihe kigufi cyane, kandi uzaza ntazatinda, ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Nyamara nasubira inyuma, umutima wanjye ntuzamwishimira. Ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Imana ibahe umugisha, mukomeze mugire iminsi myiza ya Pasika, munezerwa agakiza kacu, kandi muzirezerwa ko no mu gihe kiri imbere tubikiwe umunsi mwiza, umunsi mukuru wo gusanganira umwami mu bicu, akatujyana mu ijuru yaduteguriye mu rurembo rwera Yerusalemu nshya. Azadukorera umunsi mukuru, kutwakira, gupima n'imirimo, kuduhemba n'ibindi byiza byinshi bizakurikiraho, no kuzimana nawe imyaka 1000, hanyuma tukazabana n'iteka n'Imana Data. Imana ibahe umugisha, amahoro ya Kristo abane namwe mu izina rya Yesu. Amen.